gusa sheri nk'ubu ko wageze hano ukigira muri telefone ukanyirengagiza bitewe n'iki akuzi kari ibyo reka telefone mbe nyihoreye cyangwa usigaye nca inyuma simbimenye oya ibyo ntabwo nabikora none byagenze bite kabisa okay ubu noneho twaganira rero ndahugutse n'utuntu nari ndimo ntabwo twarabitinda ariko gushira ni byiza nyine ko bivuyemo sinari nagukumbuye nanjye se ko nari ngukumbuyira ese wamumbaraga weho nunamamagara ikibazo rero gihari uri kuvuga ngo nagomba ngukumbuye kandi mu bantu njya nkumbura uza ku mwanya wa mbere gusa nyine kuba umwumvura jya ugerageza ubingaragariza kuko ngewe ngerageza kukwereka ko ngukunda ariko wowe mba ndeba ubigenzamo gakeya sinzi ikibazo aho kiba kiri se niba barabonye abandi unca inyuma nkaba nizeye ko nkunda utankunda by'ukuri ntabwo mbizi gerageza umbwize ukuri jeri uwo muri nawe nkunda kandi sinzigera mwanga kutaza kugusura rero ni uko mba ndi mu bintu byinshi akazi ko mu rugo kandi n'akandi gatandukanye rero humura niwo nzakunda kandi iteka ryose shiri nanjye ndagukunda kandi nzakomeza gukunda by'iteka ryose nujije ko nzabana n'akaramata kandi nawe utazamurikira sibyo bebe ntabwo nabumukira yego kandi shiri kiri nagusezeranya yuko nta wundi mukobwa nzakunda uretse wowe gusa kame karame urakoze kumusezeranyije ko nta wundi mukobwa uzongera gukundana nawe ari njye njyenyine nanjye ndagusezeranya ko nta wundi muhungu uzongera gukundana nawe kandi ko ntazaguhemukira mu buzima bwanjye bwose urakoze icyo kintu wijeje sheri ngiye kuba ngiye gutegura ko kunywa si ibyo byari ngombwa birakenewe mute uramaze iki ngwino uganiriza umushyitsi bimeze bite se mwana bro sha urebye imeze neza uzi neza process iwacu ni tabaho tubavuye ndamwumva neza kuri mwiza cyane iki kuri mwiza uziye mama shori mwiza pe njye ndumva nakukunda ninjye uri kubikubwira reba hano ese wagabanyije wowe ni kuri mwiza pe kuziye mpamvu se kuri mwiza none kugira ngo ndumva twakunda ibintu uvuze wabisubiramo nabisubiramo njye nagukunze gabanya se gabanya iki se uwo dusanganye se umusanganye se rero unabirenze urabona umwanga Ese- bikundanira abantu nakundana nabo se urimo icyo nicyo cya mbere mfite undi wamubonye niba ari na mubyara wawe niba ari naki rero ni umukozi wo mu rugo ibyo birakureba rekeraho ugiye gukundana na kiriya kintu kuko umbaza niba basi hari icyo ushaka njye nzakigukora ariko nyine dukundane nakubwiye ngo niyo wama isi nijoro ntabyo nshaka arasubira urimo uriyumva muri umusore wowe reka nzakoresha imbaraga zanjye ubundi se nacyavugana iki nawe reka nigendere ngegera umuhungu ngewe nyange indutishe inshinzi y'umukobwa idapima n'ibiro bibiri nze mwereke icyo nkora
mbese mwana umeze ute ngabona akanya se ngo muze tuvugane ko njye hari ikibazo nshaka ko mufashamo muze tugambane harimo akantu sawa injira Mutesi, intebe ngiyi mumeze mutese fresh tu. iyo mpamagara se murabizi Ntabwo tubizi. muriteguye se mbaha akazi Sister, ako kazi twagakora. Ariko byaterwa n'uko kaba kameze. mwana akazi ibyo nawe bikaze ni akazi gasanzwe icya mbere ni iseni kandi iseni zirahari Akazi se nakaye mwa. Tubwire vuba nyine. akazi rero akariko ni umutipe waje mu rugo ize mu rugo yari yaje nyine gusura sisiteri mubonye numva ndamukunze ntegereje kumukunda mbimubwiye tireka mfite undi dukunda ubwo rero njye najya mufashe ndashaka kwikiza kari agakobwa kamara kuvaho ubona kuzapanga n'uwo mutipe Umwikiza guteze. Nagiye mu buriri tumushinga. Tuvane muri. si ibyo navuze nshaka ko mumwica ko mwikanze ibyo mvuze ndetse nagabyo nshaka ko mumwica mwamwicisha imbunda mwamwicisha icyuma ibyo n'ibindeba ariko aveho Mwana uri seri. Umva mana, isi nshaka kumena amaraso y'umuntu. Yero zanze zivuyemo. Mwana nanjye ibyo bintu sinabikora kabisa. kanze mbyikorere Ibi nashyizemo ubuzima bwacu sheri. merci